amaze gushya ngiye guhera kuri ba databuja uwitwa Kenisa akoze tushe yego gutinyuka kugereranya abanyamakuru na Leo Mugesera kuri iyi match ya Bugesera na Reyo ariko Fabrizio wanjye nawe yarari hafi aho jara wabonye ubutumwa yamugeneye Samu Karenzi niba ko kabantu bose barebwa n'amategeko Kenisa akwiye kuba uwa mbere witaba ribu agasobanura uburyo abanyamakuru ba siporo abagereranya n'abakoze genocide twinjiye muri iki kiganiro hashize iminota 40 imyanzuro isohotse jara uri kunkurikirana neza ya match ya Bugesera na Reyo bakavuga bati ibintu mwavuga ngo forufe ngo ibiki murabigenza gute muri ya nama iyi nama rero yafashe imyanzuro waruzi ko yari irimo IGP wa polisi irimo umuvugizi wa guverinoma Yolanda Makoro irimo minister urukumvi kuntu ya nama yari iteye ubwoba barangije bafata imyanzuro baravuga ngo match igomba gutangira ku munota sorejeho abantu bose bari kunenga rubitre nta kintu twabihinduraho azaba wa wundi nibirangiza ibitego bibe bya bindi ko bikaze wamenye ko abareyo bamaze kubirukana ku kibuga ubusezo y'abareyo yarangiye kuwa gatandatu match zose zisigaye nta mureyo tukeneye he niterana ryabo ry'amabuye zose kibabaje SG wa Ferwafa nawe ni time arakira ibaruwa imuturumbura muri Ferwafa nyuma yuko Samu Karenzi mukoze ama operation menshi bakerekana ko abogamye yego jara kamarade SG wa Ferwafa ari kabareyo bazajya baririra mu rugo. Rwanda Convention USA is back, bigger and better. This memorable weekend will take place at the Irving Convention Center in Dallas, Texas for a powerful celebration of unity, culture, and connection. Join us network with Rwandans and friends of Rwanda, government officials, speakers, and creators, while enjoying our local vibrant music, thrilling sports, and unforgettable memories. Vendors, sponsors, and partners. Don't wait. Reserve your spot now at www.rwandaconvention.com. This event is brought to you by the Rwanda community in Dallas-Fort Worth, the United States Rwandan community abroad, and the Embassy of Rwanda in the USA. Rwanda is calling. Will you answer? Alright, Jalas Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose ibihe byiza kuri mwese mudukurikira impande enye z'isi abari katikati namwe turabakengurukiye twizere ko ari ubutamu nk'ibisanzwe rero nkuko mubibona ku mashusho twongeye kubana n'umukada wanjye umukada w'abanyarwanda ariko kandi akaba umukada wabumva ikinyarwanda bose ubwo mvuze abaturanyi bacu ubwo mvuze abashinga ntahe abantu bari za Kisoro burana bo bavuga ikinyarwanda benshi Kisumu we ntutatire neze nk'ubu Kisumu yijite kuri Kisoro ukanyura uvugana na nkuru ntutatire imirire mfura jara siku kubana yaje Erikada nabonye abantu bari kubikomanta kabisa ubona ko akantu k'akazina ka Erikada nako bagakunda kandi buriya ukunze umukada ntago yabura gukunda Erikada oya ni deseme yo ni totoroje ukunze Erikada agomba gukunda Papa Kamba jucagura brand name uvuze Jalas ngavuga na Papa Kamba ni totoroje uvuze umukada hari abantu urumva iyo tugeze imbere y'ubuyobozi bukuru umukada wabaki w'abanyarwanda udaca hehe udaca kabisa ku ruhande ugendana n'imirongo migari ntago nkomeretsa none iyo tugeze mu rwaruka inkundasi Erikada urwa Yesu se cyangwa inkundasi Gihitamo niwe chief editor
tugahita twinjira ati erikada ariko ibyo byose bihera ahangaha kuri ofisiyeri. Ubwo rero dutangire dushima, dutangire duha ikaze abakunzi bacu, abantu badushyigikira, abantu badusengera, abantu batwifuriza ibyiza, ariko kandi dukomeje kugendana n'imirongo migari y'igihugu biguhereyeho. Iyo utangiye uvuga ngo Rwanda Convention, ubu meaning iki papaka? Ubu meaning iki? Meaning ngo mu kwa karindwi Rwanda is calling, will you answer? Oya, njyewe igisona ntago yasona kabiri. Oya, wavuga uti karame Rwanda. Oya. Nibyo kabisa, ibyo ngibyo umukada babwiye nabyo, ubwo by'umwihariko ku banyarwanda bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bikorera n'abandi bantu bagiye batandukanye bashobora kugira ibyo bungukira muri no convention. Turabararikiye kuri zi tariki enye kugera ku tariki 6 Dallas muri Texas. Dallas kabisa, ibirindiro bikuru by'umukozi w'Imana Paulson. Texas. Ese buriya niho? Urusengero nawe nukuza bucece mu gace rimwe mu mwaka. Afrika hagurukana nayo itagira ati vuba. Ya nta gutinda katikati, mureke n'izindi mpano zikure. Nukuberereka. Zaba YouTube waryamiye umva uko binyarukamo. Nuberereka, ntusaza, nturengwa amafaranga, ariko man office umukada w'Imana. Buriya nkwibaza werega papaka. Cyo reka nimbyibuka nkuko mbiceho. Umene. Ndangusura. Kambwira ati muri kiriya cyumba cy'abashyitsi nakiri ahitamo kimwe. Baba we. Ese mwamitiyemo. Barinenetse ariko ntudohoka. Hari umuntu wabwiye ngo ariko ngo icyo cyumba cyawe ngo gitatsemo ibiki. Ndabisobanura babarira ubwo warabeshye. Imana ishimwe ko bivuze mpari. Ni icyumba kidekorwa n'ikizungerezi cyangwa se igishongore bitewe n'imyaka urimo, ariko umweru n'umukara ngo niyo mabara ngo yatagatifujwe igihugu kigendana nacyo. None se ubururu n'umweru ntabwo bwemera? Ubururu n'umweru ubwo bisaba ngo tuwe turi hanze y'inzu turebe sanzure, ariko bukitwirana imikara akijima gake katamena amaso, akeru keza kerekana ko ari umucyo. Mu mutima ariko atari umucyo muri. Ariko buriya uzikoreye leta y'ubuzima ari umweru n'umukara. Niyo ma principal colors andi yubakiyeho ufite ukuntu. Oya ntitwijandike tuje mu nkuru nyaruka. Oya reka tuve muri ntwari bura mu bambere rero gikada umukada ku munsi wo kuwa gatandatu habaye match ebyiri. Ndagusabye yego narinzi kari showbiz. Oya buretse gato. Oya buretse gato showbiz ni siporo ubu. Siporo ukoze tushe. Tushe gare jo ariko urwaruka rwa Cristiano Ronaldo rufungura ikipe y'igihugu. Cristiano Junior wabonye igitego gifungura mu ikipe. Dore yambara nimero 7 nk'izasi. Aminka nyari nsanzwe nkuzi. Nose ndayizinze. Oya ariko man nose simba nkureba rega baranti bakureba. Ndabizi ko uza twicarana ha. Nyuma yo kuvuga ibyo uravuga Mateo Messi. Na mateka Mbappe yakoze. Yakoze. Cyaba de Stefano sebimbye. Abantu bari kumanika amatorofi. Ntayo Lamine Yamal yakoze. Nimba ibitego 8 ari byo byamuhesha Ballon d'Or Bahime Dembuze. Ubwo nyine turijanditse ejo yatsinze ikindi cyakindi. Si siporo se. Ubwo rero kuyinjiramo mu Rwanda uze kwitsa ko ku munsi wo kwa gatandatu nuri icyo ntavuze. Ndamwapere ibyahabaye byose narabirebaga amaso ku maso. Hera aho ngaho binjire mu nama zakasa mutwe tubwire ibigezweho. Twijandike gikada. Yego mfura. Yego. Twijandike rero nkuko bivuze nari ntangiye nkubwira ni ku munsi wa gatandatu habaye match ebyiri. Match zategerejwe na benshi cyane ko na amakipe ari guhatanira igikombe cya shampiyona. Kandi ageze mu mahina
acyegeranye yego ntabwo ari bya bikombe tuvuga ngo bijya ku munota wa nyuma amakipe ari kwinjira ari kimwe Barca itwara mbere oya Barca ntabwo ariyo gitwaye imbere uvuga Liverpool cyangwa uvuge PSG bya Barca ajya umenya uko bigenda byibuze yo igitwaye nyuma azabera ikirajya ahangaha ibuka ko El Clasico yabaye bigishoboka ntihari mane nyine ziyo muyakuramo ntabwo Villarreal yadukubise niyo Rafinha yavunika oruma bahari noneho ngo Lamine we ngo ntavunika niba Messi saravunika Messi muto na Siyara nabonye muri kariyeri ye icyo kintu uvuze Siyara na Messi kiri mu bintu byabafashije kuko n'abantu bagenda babagereranya ari ubwoko butatu bw'abakinnyi jara ubwo twageze i Burayi nyine niho tubona nk'icyitegererezo hari abakinnyi babona ifungo ugasinyira ikipe ikomeye ntitujye na kure tudakonfuzinga abajene badukurikiranye ukabona ba Sancho basinye 350 ku cyumweru ntumenye ibibaciyemo dusubira inyuma gato ugasanga ba Ronaldinho bari amapiza bahise bangana gutya atari uko imyaka yazamutse hari n'abandi bantu baba bavuga ngo norume zacu nizi Zinedine Zizou nubwo yamenaga ndagiye iyo ni mindset yawe uba warasetinze ibintu byawe hari n'abandi bantu noneho bagira ambiance abana bakabatura hasi bayobowe na Neymar ibintu byose bikaba biri ku murongo yitabira agira gutariko igitsina cyiki kigacurama hari abantu bari mu rusimbi rwa papa wanasobanuye bayobowe na Dembuzi imyitozo itangira urusimbi PlayStation netayegada papa kubanduza tayigasha urusimba ati akanda maneta karara yikanda akaba ari abami ba game abantu rero batandukanye tujye tubumva niyo mpamvu Cristiano ari idol w'isi arakubwira ngo gomeza ukore cyane consistently winyore n'ibindi bibazo ayagiye aca mu bintu bikomeye jara ariko urahangana nabyo gute usetting standard siryo somo maze iminsi unyigisha ntunkomereza kangezo twijandike agato twibutsa abantu ko turi muri Urban by City Blue niho twicaye na ahantu heza cyane nkunda kuhababwira na ahantu ho gusohokera ni hano mu Kiyovu nyaboneka mujye muhanyarukira abantu mukeneye kurya neza amafunguro n'amafunguro ni wane so rero reka nongere nsubire inyuma gatoya umukada subire ku cyo narindiho nubundi wabigiye binyuramo gatoya ukavuga ati amanama avuze ubuhuhati na nuri icyo ntavuze njya mwapere ibyo byose birasanishwa nubundi n'ibyabaye muri weekend APR FC yari yakinye na Gorilla ndetse birangira itsinze igitego kimwe kuri penalty yatsinzwe na Ouattara hanyuma Rayon Sport yari yahuye na Bugesera mu Bugesera birangira ikipe Romva Rayon Sport na Bugesera birangira ikipe ya Bugesera yigaranzuye Rayon bigira ku munota 57 bikiri ibitego bibiri ku busa bya Bugesera igitego cya kabiri cyavuye kuri penalty itarumvikanyweho ku mpande zombi ndetse bituma biviramo ko abafana bigumura ibyo byose bivuze amagambo ahinnye atari uko biyobewe ariko kugira ngo abantu mbahe ishusho muri rusange y'ibyo turiho ndamena uramena gikada banza usobanure buki so rero ni byinshi havuzwe byinshi ndetse nk'umukada ibyo byose uba ufite update ikigezweho baburetse ja aha hantu ndashaka kubanza kugusaba ijambo gato kugira ngo ngire akancenoma gato ya nkora ariko nibanda ku banyamakuru urabizi ngiye n'abanyamakuru ni gutya ejo bundi nayobye nicara mu banyamakuru nyine yasi ibintu byanjye njya mu bafana nkumva ibiri muri rubanda ahubwo nkaza nkadiriye by'abanyamakuru biri ku karubanda biri kuri social media ndagira ngo unyemerere wa mibiri wa mitatu mvuge ku bantu batatu kugira ngo tuze kugera kuri update za nona twari turi mu nkuru inaheruka n'izindi nkuru zabanje twari dufite issue y'abanyamakuru ribu none irazi surinya kuri Samu Karenzi na Muramira Regis ntabwo twabavuze ibintu byinshi ribu ni tureberera ntimenya ikiri ngombwa n'icy'abanyarwanda bahaze bakatanga umurongo
byari byiza. Nyuma yaho wamenye ko Muramira Regis nawe yatanze ubutumwa abugenera RIB. Ya narabibonye. Yego narabibonye. Mureke nanjye maherezo ubutumwa. Nabonye tweet ivuga ngo Muramira Regis ageneye ubutumwa Dr Murangira Thierry wa RIB. Yego. Duhere ku makuru namenye. Kugira ngo ubanze wumve ya magambo nakubwiye kuri Samu Karenzi. Samu Karenzi yagiye kurega. Ndamukurikirana isegonda kuri ubundi abanza CR. Ko urumva of course ubuyobozi bukuru nibwo tugenderaho. Ntago bwaza mu bandi. Uri kumva? Ubwo none tugiye muri kariyeri Aido wisi. Kabiri Fabrizio hano mbabari Aido w'umukada. Hano w'igihugu yababwiye se ngo bamugira umunyamakuru w'umwaka. Ndavuga CR. We ngenyine inkomasi zose zimwirukanka inyuma nize zamvundire. Sha nukuri igihugu n'igikandaho bazambererekere. Uri kumva? Kugeza ubwo abagabo babiri uwitwa Kenisi n'uwitwa Jado Castar babomoye. Babomora ariho hari gutegurwa inama yabereye Kigali Convention Center. Agashya kayibayemo. Duhere ku gashya ubu twijanditse. Agashya kayibayemo. Kayibayemo. Wari uzi ko nta muntu n'umwe wari uhagarariye ikipe ya Bugesera. Yego iyo tugeze ku nzego wirinda gukora tushejara. Tujye tumenya aho tuvugira n'ibyo tuvuga. Uri kumva? Kubera iki Bugesera itari irimo nta kirekarama nta gihari. Kandi reyo hagaragaye ikintu gikomeye tugiye kugarukaho cy'uburyo abayobozi ba reyo bari mu kintu cyitwa probation. Abayobozi baze wari uzi ko inama yajemo IGP wabimenye. Wari uzi ko yajemo umuvugizi wa guverinoma yabereye Kigali Convention Center hejuru on top level. Yego. Wari uzi ko iyi nama Muvunyi ngo ari we muntu barekonesa nkamwe nyewe Tade ari umuntu yashyizeho ngo amureberera ubuzima bw'umunsi ku munsi. Icyo kintu nakimenyeje siko nari nkize. Kimwe mu bintu byatangiye bihatwa uyu muperezida ni mwebwe mutangiye kugarura umwuka mubi muri reyo kandi ari cyo kintu Ritade yarwanye nacyo. Muze mutubwira ngo mugiye kuzana umwuka mwiza. Ni mwebwe muhora muzana umwuka mubi. Bararaba. Tube dusubikiye aho. Yo siyo nkuru turabisorezaho. Mwenyewe Kenisi imfura y'iwacu yaramanjanenga ibyabereye kuri Pere nari mari uraza kuma kanya kabyo. Mwe mwarabibona kira ni igitego ira ni penalty. Ibyo tubiberere. Yose koko. Oya aho ndahagera mbabarambanze mene. Ubyibuka ariko ndabyibuka nawe urahari uri chief editor wanjye. Ube hafi utabare. Kenisi yagize ati ribu ni mamagara nditaba. Ibyabaye mbere y'uyu mukino mu kurema ibyo baremye ntaho bitandukaniye n'ibyare wo Mugesera. Niba dukorera mu gihugu gifite umurongo ibi nabyo bigomba guhinduka. Duheraho ndaje ninjire muri Jado Castar. Uri kumva jara? Kenisi ni musiniya afite impamvu yavuga ibintu n'impamvu yabisubiramo. Ariko ngiye mu mboni yanjye nakotinza akantu ku kandi hari abanyamakuru kabisubona bateza polemique. Zina ry'Imana nk'ukiniye amagambo Rugangura yavuze kuri match ari kogeza ari kuvuga ati ndakarabye ati football ati ndakarabye ati rini hano ati ni ishyano. Kandi uwaksere ni wa wundi uririmba ngo yewe Murera ari kogeza match ya APR na Mukura. Byabaye si Butare umvaye serese si bombo shokora suwanjye. Ariko natwe tujye twibaza kuri aba banyamakuru. Umunyamakuru atangiye nk'ubu bakubajije mbere imfura Mupenze tashinzwe iki muri APR Postiro official Hayons nta yihari mana abantu bari official nabuze mbasubiremo. Ni ukuvuga ngo nimba umunyamakuru agiye kwerekana nkaho etari uyobora APR zeru yayiriye kandi ngo ari kuri mainstream
yakwitwa umukunzi, yakwitwa umuvuzanduru, yakwitwa icyo wamwita cyose, ariko na postil official. Nimba rero abayobozi bakuru ba APR bo hari icyo bamushakamo, hari icyo abafasha, ni ibyabo na reyigirugu ibyabikorana n'abandi twarabibonye bro. Kugeza ubwo Rayon Sport ihura na polisi bagakora skendo bakajya kwinjira muri gate y'abafana bari gukwepa iki, ni bande babitangije? Baburetse Amarozi wimjandika Ken savuze ibi ngibi nge nireberamo interuro ya mbere y'abanyamakuru kantu ukambwire neza. Rayon Sport ngo yinjiriye ku bafana kuri gate y'abafana batwepa ngo batagira ibyo bagira gute, ntibanyura kuri vestiaire, reka bavuye muri bisi basohokeye mu gihe cyo guhamagara abantu, basohokeye inyuma bajya kuzenguruka mwa pere, batitaye kuri jamu bagiye guteza, batitaye kuri image yabo bagiye kwandagaza. Ntago mwabibonye, ntago mana yanjye baburetse. Rero ibi nagira ngo mbabwire ahantu ibintu byageze. Kenisi yari ari kuri pere naramurebaga, penalite bahereje Ouattara yarayirebaga, yarumiwe. Ariko nanone agaruka kuri polemique za mbere ya match karizo zakatarije. Umufana yumva ibintu byo ku maradiyo na televiziyo akagenda yipanza karakara, abafana bararize. Ariko icyanangaje ni ukuntu yarekuye akantu k'akarokete Sam Karenza kiyumva. Oya nawe umfashe turi kuganira. Sam Karenza itazarahuranya niba koko abantu bose barebwa n'amategeko, Kenisa akwiye kuba uwa mbere witaba RIB. Niba koko abantu bose barebwa n'amategeko, Kenisa akwiye kuba uwa mbere witaba RIB agasobanura uburyo abanyamakuru ba siporo abagereranya n'abakoze genocide. Sam Karenzi umunyamakuru CEO the owner. Wabyumvise kadance byagezeho, wabyumvise nimba polisi yarananiwe guhagarika amabuye yoherezwaga muri stade, nukuvuga ngo nayirarebwa n'iki kibazo iri bujye yagiye mu nama deja yesterday. Nimba President Tadeyo yaramanutse guhosha abafana ba Rayon, bisobanuye ngo ntago yaje guhosha abafana ba Bugesera. Kumvikane neza, yaje guhosha abafana ba Bugesera. President Tadeyo isane karaba Rayon bakoze iki tushe. Nyemerera ikiganiro cyo ku cyumweru mpere ku muvandimwe Siniya, uri kumva Jado Castar, amasegonda make nayagusabye ofisiye. Jado Castar yavuze ngo iki? Umfana bateye imvururu biraza gutuma abasifuza amakosa barimo bakora baza. Umva tangira neza cyane. Ese guhana abafana bateye imvururu biraza gutuma abasifuza amakosa barimo bakora baza kwisubiraho, biraza gutuma ukuganira ko abayobozi bahana mu match biza gushira, biraza gutuma kwizerera mu marozi bishira. Ariko ngo hari umuntu biraza gutuma mu byo kuri match fixing ishira ahangaha. Il faut aller à la source. C'est quoi la cause primordiale? Rayon nikwiye kuvuga. Rayon nayo yatashye yikomanga ngo polisi tahirira, barage batashye bagira ngo iki ave byihorere nabo ubwabo sabatagatifu na EPR nituje kuyishima. Uri kumva? Ariko Jado Castar avuze kumva niba wemerera penalty, avuze pu nari imari abyo turabisorezaho jara wincamo nari imari. Ariko Jado Castar nimba gusubiramo match nibyo biri butume arbitrage ikosoka, gukubita amagareyo nibyo biri butume ibintu bikosoka. Iyi ni po wavuze. Reka ngaruke kuri Sam Karenzi na Jado Castar rero. Aba ni abanyamakuru bayoboye abandi muri iki gihugu, ubyange cyangwa ubyemere. Sam Karenzi arushiki Jado Castar amurusha yuko ari Fabrizio mu Rwanda amena ma breaking. Fabrizio ameniki breaking analize zizi nyuma, breaking ama transferi akwipanzara kumenagura mu gihe Jado Castar avuga ariko ari nibyo Jado nawe urusha Sam, ntago abantu bamera kimwe. Aho niho ngiye kwinjira ugize neza cyane. Utekereza ko kuba ama YouTube channel arenga 8 iyakubisa amezi 3 thumbnail itari Sam Karenzi, utekereza ko nta bintu bikontribuwa kuri kariyeri ye?
ntibyabura utekereza ko nta kintu abatambutseho Jado Castar kandi yari imbonera ariko se ntacyo byakwangiza yaje mvuge yego cyakwangiza kuko yahubanuka ribe gahita imukumira anytime akoze tushe ariko nanone uremera ko mukubyibushye izina mukubyibushye igitangazamakuru mu kwattracting abatera nkunga ibyo bintu bifasha bimataringa ndetse ugiye kurebana n'uburyo bose bagiye baronshinga amaradiyo yabo ubona ko Sam Karenzi yashyizemo agakeregeshwa ndetse ubuyobozi bukuru RDB RGB RMC bwari buhari ariko Jado Castar akagira ubuhanga akagira impano yo kugira ya fasatarity yo kuba ibisata byose yabikoramo ntago Sam Karenzi wamubwira ngo tereka Tom Close mwabanye mu mene interview Jado Castar biragenda bite kandi uboneka afite iyo bagage unyemerere tugendane nibiba ngombwa ko umuntu yaproshe inkuru za politike kuko irijwe nyinnye ni byabaye ku cyumweru muri ya plateau yo ku cyumweru ya politike wumva ko Jado Castar azahirita uri kumva wumva ko azasobanura muri ya rangaje politike agatanga ubutumwa cyo ni ikintu amurusha niba ajya kujya kuri plateau ya siporo bose barajya kungana ariko Sam Karenzi we kubera paying extra hour mutange breaking Sam Karenzi nawe karangwa n'itiku kuko yagiye atanga agasopo ku bantu benshi narabikubwiye ibyanya kwigendera bosi wawe ntago muzi Gatare ntago ababakenisi yagiye abahaza agasopo ntago bamuramira ubu muramira wa murenzeho niyakina ko yagiye kumuregera inzego Tayifa we ni intare nyivuga Karisa mumenye ko ari intare nimba umuntu bita Fabrizio wanjye atinyuka agasubiza iyi comment ya Kenisi wa generalije wikanze ikinyagahe babarira twinjire jara none tugere kuri update wikanze ikinyagahe ko nje nabonye aba baronenzo bahuranye ko nabonye ba emazi ko nta kintu tashinzwe amuzana gute hoteli ntago yemerewe ko abantu bayijyamo koko buri wese none se niba uretse gato uretse gato mainstream nyine uretse gato ngereka mbanze mene breaking uvuge niba uretse gato mbanze mene breaking nakubwiye ko muramira ndamusorezaho nyine uretse gato uretse nyine nkubwire umva nkubwire ngiye kimwe muramira Regis Jar icyo giye nkubwira eto mukuri kw'ibintu eto nta kintu ashinzwe muri aperi kivuge uri umunyamakuru none kivuge niye poste tuzi bakavuna abakinnyi bamuhobeye batwaye igikombe ntacyo abamariye ni intare ni umuregendi number 1 rocktishan mbabarira ni umuregendi ashinzwe iki oya man ntimukandagase nimugase umva ibi bintu umuntu ukora kuri mainstream yigira umuvuza nduru umva nkubwira ahantu bihuriye abanyamakuru bicangure umva manze tsoze kuri muramira umanarize twinjire mu makuru ya nonaha muramira Regis ni intare ndamugaya wabonye ibya Shadibu bamubaza mwenyewe doctor akajijinganya karyimino ngo ni president mana yanjye nahise nikora nta mabere mfite birababaje ukuru ubuyobozi bukuru tumenye tugendane n'imirongo migari muramira rero ndamugaya yatanze gasopo ariko hari amakuru namumenyeho muramira nakubwiye ibye cyagiye ko Sam Karenzi yagiye kurega mu nzego sinabikubwiye yagiyeyo wana ariko se buriya Sam we umuntu abizi ko muramira iyo yavuze abantu ari bwarebwa nawe yarabaye muri kiriya kigo menya ari ukugisenyera rimwe aya ni bwarebwa nyine ndavuga ko afite garinitire ihagije abantu nk'aba barikari bariya abana abavuza sibe bagenda bakitambika izo nkuta nimba ari indwana n'iza atarwana numvise Regis yipanga avuga ati nabo ngabo abo bana baza nababaga
bukeye murangira batanze ubutumwa ati nanjye ntanze ubundi umva icyantangaje izi ndiza ndani jara nikubwira ubuyobozi bukuru bwa RMC agize gutya umuntu bita Jado Castare aba mu bambere batanga inama kuri Mama Scovia ati yo tubareba mwiteretse kuri plateau wowe unywa kofi bari abakozi bagenzi bawe muri kumwe kuri plateau banywa amazi y'inyange biriya mwitangaza makuru hari amasomo twize biriya ntago bitanga isura nziza baza kumwibira akanama baramubwira ati mu bantu ukinisha Muramira Regis ntarimo ntago ari nka bamwe baza batukana ibitutsi wazana fact kandi uzikari umurayiki ejo bundi ubuyobozi bubabo bahaye gasopo na Sam Karenzi ukora ku mbuga nkoranyambaga za mwenye umubyeyi abara postinze kuri Twitter ubwo ni kuri mama w'urwa Gasabo yahitsa muhubanuza uri kuneza abantu ngo abaheze Muramira Regis Chairperson nawe yatinye gushimaho kimenya ya makuru hano nagi iyi platform dutoba cyambuga ati nzahaza mbiganiriza abanyarwanda gake ariko Muramira nindi kadanse tumushime cyatumugaye dutora urwego hari message nibiba ngombwa nzavuga Muramira Regis yacishije muri groupe yitwa urukiko rw'ubujurire iyo ndayifite nibiba ngombwa nzayisoma avuga ati bazibeke oya uzayivuga nyine nasi kujya kuyivuga oya nzayi nyine ubwo ntambukije yabire ko kwa rubana no kuri ngo yageze no kumuyobozi barayimwereka azibesha shimeho oya titwe tuvuga facts tuzareba ushimaho kandi ubwo na Samu ziko mu bintu byatumye akumira yavuga ati uyu nguyu na mu managingana atari nk'abari kandi ncecekeshereza igihe nshakiye ibyo rero nibyo byabaye ngira ngo banze wumve Muramira depuis kuri ya nkuru twakoze suivi zacu wumvemo umuyobozi ariko nanaga ya Sam Karenzi kujya kurega ngo hari intambara rwana niza atarwana ntabwo yagomba kurega we umunyamakuru ubundi ntabwo bagomba kurega niba mukize Muramira umuntu ufite mikoro abana bo kwisibo ngo bamutangazaje ariko akaba intare Taifa sans frontières aryamye hamenagura nunda sha ningewe wo kubasabira imbabazi nta wundi wabikora ubwo rero wumvise ko Kenisi yamenye Sam Karenzi nk'umuvugizi w'aba bantu arangije araza avuguruza asubiza wibuke ko mu nama y'igitaraganya yatangiye bagaya abaperezida ba Reyo ntaho mwazanye umwuka mwiza ni ikimuduhembye ikizi cyo cyatumye tubakumira ijambo ni iryawe nimba nakanariza ukora twinjire mu myanzuro ya none ajara okay nindaho cyane reka tujye ku myanzuro nyirizina yego imyanzuro nabonye idasanzwe yego turi mu bihe bidasanzwe imyanzuro niwe wavuze ngo twe turi kwakira za bare twe turi kwakira ibintu bikomeye muri football muri kurwana abanya-Nigeria badusetse video zageze Senegal haba ibyabereye Pere haba ibyabereye Bugesera abanyarwanda u Rwanda n'u Rwambere ku mutekano ngo none niwe wabuze ku kibuga u Rwanda n'u Rwambere mu mitegurire none nibyo byabuze birababaje umwanzuro yego Rayon Sport na Bugesera bazakina match kwa gatatu saa 9 mu Bugesera match izakomeza ku munota 57 aho wasubikiwe ugeze resultat bibiri ku busa izagumaho nta bafana bemewe ku mpande zombi buri kipe yemerewe abayobozi batatu gusa batarenga mbabarira Imana igira ite ibishimirwe